kintu cyavuye ejo i Nyamirambo cyitwa izamu rya Nyamukandagira. Mwakibonye akse byansanze aho izamu rya Nyamukandagira basubire ku isoko cyangwa bizere aba bana basinyishije. Izamu rya Nyamukandagira ari impamvu bari kubivuga, ubwo wenda umuntu anababwira n'ibitego byagiye mu buryo byatsinzwe kugira ngo bakweshoninge ubushobozi bw'umuzamu Jean Pierre. Nk'igitego cya mbere ryari shot rikomeye rya Kirongozi, kumwe nimero 7 ajya gutanga centre kakakujisha agahita kuri byo bita tekon cyangwa se yinjira umupira muri box, ariko asa n'uri muri angle fermé. Kuri shot ry'umuzinga kabisa ry'imbaraga, ubona ko Kirongozi ikintu kijyanye n'imbaraga mu kaguru no kwihuta izo mbaraga zifite. Iryo shot ribona kunarerekuye Pierre, kubera ko shot ryasaga no rishaka kumurusha imbaraga yawuboxe ariko atawushyira muri kona. Ubundi iyo muzamu afite ubuse gushyira muri kona awuboxa ujyana muri kona ku buryo uhita urenga bagatera kona, ariko we yawuboxe awuzana hagati mu izamu aho abakinnyi ba polisi bari nka rimwe rya Adolphe n'ubundi yakoze nka rimwe rya Adolphe yakoze, ariko rya shot rikomeye icyo gihe akirigarura icyo babisaba ikireba bisaba ko umuzamu itagira reflex yo guhaguruka byihuse kugira ngo nibaza wenda gusubizamo baro abe yayifata. Ntabwo byakunze rero kubera ko ani Elijah yese depose aho ngaho. Ubundi harimo ikosa rya marquage y'aba defenseur ba PL Clement na Yunusu, ntabwo bakoze marquage neza aho rwose namushyire ikosa. Igitego cya kabiri rero kuri iyi centre ya Kaswe na Christian, ubona ko yagiye kwitanga, bigaragara ko agiye kwitanga. Ku bantu babonye video yabanje nahamagara abwira Didier ati jya neza ku muzamu ntugiye gutanga baro, ayishyira ku muzamu aho kugira ngo Pierre wenda yanticipe iyo centre yamaze kubona ko igiye gukatwa mu izamu rye. Hari uburyo umuzamu yanticipa agahita asohoka akagutanga umwataka. Pierre yagumye mu izamu arekera Clement na Didier abareka kugira ngo bakine baro. Didier baro ntiyanayikina kuko asa naho yayihushije, aho kugira ngo Pierre ayifate ibanze kurenga Didier ahubwo arekera Clement agapira kamukoro kajyamo. Ubona nyine hajemo akantu kukwira kuri Pierre. Pierre rero biragaragaza iki? Clement nawe yabonaga ko Didier yayiteye, bose bari mu yayigusha itugwa kuri Clement barijyamo. Bango Pierre ubundi abo umuzamu mwiza iyo afite umuntu bahanganye, niko nyenzi Pierre nka kuno haba ari umuzamu w'umunyamahanga icyo gihe Pierre bari muzima. Ariko kubera ko wenda n'imyaka itarazamuka cyane, hari igihe agira akantu ka comfort zone. Muramwibuka azina natanze interview bamubaza bati iko Adolphe aje ubu nibikurangiranya araseka cyane, aravuga ati ntibishoboka. Ubwo rero abibona ko Adolphe ari hasi, akabibona ko Ivan aracyari muto, akabona ko ari ugomba kubanzamo rero bikaba byatuma asa n'uwirara. N'umuzamu mwiza ariko akantu kuba yakirara agomba kugakosora, niko konyine. Ubundi si umuzamu mubi ahubwo ikintu cyo kuba yakirara. Nagara umuzamu mubi kuko yahaye championnat Paris zingahe enye zikurikiranye ku bwa Adil Erad Mohamed. Nejo bundi afata izamu yicaza Pavel nabwo ari umuzamu mwiza, ariko akantu ko kwirara ni ikintu agomba gukosora. Hanyuma ariko ibindi bintu nabonye bitagenda kuri APR buriya banganya kimwe kuri kimwe bamaze kwishyura igitego cyishyuwe na Yunusu, bahise bagaruka mu mukino. Bigaragara ko bari gushaka igitego cya kabiri pe, ariho bateye amapoto, ariho bawatarabaga bari mu izamu buri kanya, ariho ba Mamadusi babaga bari mu izamu. Bigaragara ko bagiye gutsinda igitego cya kabiri, ariko kubera ko umutoza akeneye gukinisha abandi bakina, yavanyemo Dauda muri Mediane, bita byose bipfapfana burundu. Mediane arangara, APR ntiyongera gukina, ntiyongera no kugera ku izamu rya polisi. Ubwo nicyo cyatumye uyu Gakwaya na Simeo bidagadura muri Mediane, ubundi bari babuze burundu. Ariko noneho bakinye barisanzura, abantu bakwitonda Reba ko bakinaga nka nimero 10, ubona basa no bari kubarusha, ariho babatsinze igitego cya kabiri. Nuvuga ngo icyagaragaye rero APR idafite Dauda hagati mu kibuga, sha ba pass birabasaba gukora. Wavuga ngo ukuntu Dawa ameze n'abandi kuntu bameze kuri we, ariko na Dauda kuri gatandatu nawe ari hejuru cyane ya pass pe. Pass yagezemo abura umupira. Urumva ko match ejo ari komeye, arimo abakinnyi benshi bafite umupira mwinshi ku kirenge Bagakwaya na Basimeo. Ntugire ngo kubona byari byoroshye, umwana bita pass yagezemo ikintu cyabaga no kunyerera gusa. Nabo batsinda igitego cya kabiri rero ubwa APR wenda mahirwe n'igizazana Sekiganda akabakina gatandatu, Dauda akamwegera imbere na baruboneka. Kubona umwanya bizagorana igihe Sekiganda azaza, kuribaza Sekiganda hari Dauda harameze neza, ruboneka hari na Memeri Dawo, hagomba kujyamo byibura batatu muri bo. Urumva ariko byanze bikunze agomba kujyamo Sekiganda, byanze bikunze agomba kujya kuri gatandatu kugira ngo abafashe gukina. Abantu bumve ngo APR yatsinzwe wenda bagire ngo akinye nabi pe, ku bantu barebye match nabo gakinye nabi. Urumva ko polisi nayo yari hejuru, akonyere kubera ko ari match ya gishuti, mutoza bakeneye kureba utuntu twinshi, akeneye gushyiramo ba Gilbert, akeneye gushyiramo abo bakiwanuka, yanakuzana na remplacement nyinshi. Urumva gusa icyagaragaye nka Bugingo Hakim ntabwo yiza kanagira mu kibuga we na Haji wapi. Basimbuje basigara kuri bench ari babiri batakigiyemo kubera nyine ubwinshi bw'abakinnyi ikipe ya APR ifite. Ariko kubera ko ari match ya gishuti, ubwo umuzini match bari gutegura tugiye no kujya mu kanya, ubwo umutoza zabashyiramo. Felicitation kuri polisi rero, polisi basi igitego cya kabiri gishushanyije
polisi irimo iragenda batanze pase ko nabonye barabonana. Karikeza yarekuye iburyo, videwo ibumoso. ziriya pase hagati. nazibaze Eh. 19 cyane baro ya nyuma yari ya 19 kigwamo yayitambaje mbona polisi mu ishusho ya Barcelona ko wagira ngo Urumva? polisi imaranye imyaka wabonye ibiri veni ni 19 wallahi Tik-taka. polisi Tik-taka. baturiya mupira Ben Musa akina akatawukinnye ari muri nyamukandagira za taktike zaburiye ahandi ziri muri Mana polisi yanjye we Ese ikibazo mbaza Yabonanye pe. biriya polisi zabyigira kugira ryari hoya yagakwiye kubikomeza nicyo yagakwiye mbaza kubikomeza kubera ko ifitemo abakinnyi nka ko Leonard ni umukinnyi mwiza murabizi ko Rayon Sport yamwifuje birangira itamusinyishije ni umukinnyi mwiza baro yateye ku munsi w'ejo ni umukinnyi muzima kabisa wanarangije match hanyuma ariko ubwo harimo n'akantu nyine k'abakinnyi bakinnye muri APR babasha kwereka ko n'umutoza n'umutoza ko bashaka yibeshye kwereka ko ko yibeshye kubarekura yaba umutoza yaba nka Christian niwe man of the match ejo yakinnye umupira udasanzwe funga neza Bimeze bite, gatatu Rage? akora Rage, bimeze amatake bite? menshi hako n'ubundi Christian ntabwo bamurekuye babishaka eh Christian Christian PRC itabishatse yakurekura Christian ni umukinnyi Christian ni umukinnyi ariko santere yarikoraga z'imiriro yariko santere nk'umunani zihuta cyane muri box no kuvuga ngo Christian ubundi ikintu arusha abandi bose bahuriyeho harimo na Claude harimo na Claude nayo ma crosses ari offensive cyane cyane Christian uzamubona ari offensive cyane ahindura ama cross Christian uzamubona atera ama corner uzamubona mu makufuru uzamubona kandi noneho no kudefanda akaba mwiza Akaba mwiza, ya. urumva rero afite karite nyinshi arusha bari abafana yadefandaga Watara ariko wumve uko kudefanda Watara ntabwo byatumaga hera inyuma yacishamo akanazamuka kuri izo santere kubera santere nyinshi cyane agakora amatire agakora amashoti atera mu izamu ubwo rero yita ufatana mugenzi we Claude bari bahanganye ureba defanda Kirongozi anadefanda Frank kuri gorira uko byari bimeze koca murushe mu Mavubi ariko Axel hari akantu afite akazi wagarutseho gakomeye akantu wagarutseho kajyanye na physique polisi bafite physique oya niwe wa mbere koca niba ari Mohamed umuntu yarambwiye abakinnyi urebye twaganiriye barambwiye bati urwego umutoza bariho ateye ubwoba wongera fizike muri kuri polisi fitness coach wa polisi bari hejuru wasimbuye Titi ni urundi rwego Ben Musa yamwizaniye se niwe mwizaniye n'umwarabu Baramanuka. barizaniye ubonye imbaraga bafite barage mbwira iriya akisiyo yawe mborenga na Rage byagenze bite ko nabonye umwe akumbagurika ngo nyine niya fizike tuvuga iravuga ati rero umukinnyi agomba kuba strong agomba kuba akomeye haba ku mubiri no mu mutwe uriya birajyana cyane barage rero urabona ko bizera cyane mu kudiribura ariko rimwe na rimwe agashaka kudiribura umuntu kubera ko nta fizike afite ugasanga umukiriya w'umutanzi cyangwa se amukoreye protection umupira arawukina ariko ku munsi w'ejo yajyagamo yakwera iminnye uraza kumutera n'ibiti gitugu urasanga akomeye cyane strong hejuru umurenga yakozeho agwa nabi cyane agwa mu nka arataraka aguye nk'udushwiriri abakinnyi bajya ngo yagushije ururimi yaguye nabi cyane urumva yakoragaho agataruka ariko nyine uruhande rwa Omborenga na Watara rwagowe cyane n'imbaraga za Christian na Rage wanaga bari hejuru cyane nimugoroba wavugaga rero ngo abakinnyi batatu ba PL mu busatirize ngo baramutse bagize ikibazo noneho Claude nawe cyane cyane kwa Claude kurana rw'ubumoso kwa wenda kwa Omborenga bavuga uti kagege ashobora kuza akageragezamo ariko Claude nawe match amaze gutera muri APR n'Amavubi ahantu hose agisimbura umuvandimwe mangwe ndagira ikibazo nawe rwose no gutangira gutekereza ubu sinzi uko bizagenda ariko aramutse agizemo nk'akabazo nawe gatatu ya PL nayo yahangayika kuko bugingo nawe ubona kabisa kwisha kuri bench ntacyo bimutwaye hari igihe umukinnyi bari kuri bench ukabona ntacyo bimutwaye aranyuzwe ubona ko naho hari abakinnyi bajya kuri bench ukabona ntacyo ukabona ntaribi rwose nta kibazo projet z'abazipanga nta rwaserera z'ibirarane ntarwanira gukina ariko zo muri banki hakurya hari Remera ubwatsi bakabumuha ubuse waba ufite ikihe kibazo wowe bizi neza ko atabanzanyemo Claude ikihe kibazo kariyeri si ikibazo kariyeri zizi afite intego za Ballon d'Or none se nadakina se aho ngaho Remera kuri banki azajyayo kanga azajyayo kanga azatanga ibyo ashoboye azasubira mu zindi kipe n'ubundi ariko nta kibazo afite cyo kudakina aperi gukemura ikibazo kizamu peri irazamu ntabwo wagira izamu bakina umuzamu uhangana na PSG bahanganira umwanya kabisa hanyuma hari za nari namenye ese Frodo yari ahari kuri polisi nicyo nagiye kuvuga Frodoir yagombaga gusinya kuwa gatandatu nijoro rwose byarangiye muri polisi byarangiye baramubwira ati rero reka tubaye dukine match ya Gishuti na APR none uzasinya kuwa mbere ariko ubwo muri uko kujya gusinya no kujya gukina match nibwo ari musanga byariho byanga muri Tunisia
musanga ahari yego kuko ejo yari muri stade yego urumva agomba kuba ari ari umusimbura kuko yagomba kuba aje batakaje nimero gusimbura 6 ari Musanga Musanga rero byapfuye yagarutse Yego. agiye kongera kugaruka muri polisi baravuga bati ntabwo twakongera ntabwo twari dusinyisha Frodouard kandi na Musanga yagarutse hari nabo basimewe hari nabo bagakwaya hari nabo bamuhajiri mu kibuga hagati twabagiye gutunga aba mediateri ariko benshi ntekereza ko iyo atari imyanya imwe kuri gatandatu bafite abayibakinnyi kuri gatandatu utari Musanga undi ni kuri gatandatu bafite Musanga na Simeho ko Simeho yakina gatandatu cyangwa umunani ariko baranyuzwe Babiri, kuri babiri competition y'imbere mu gihugu babiri nabo urumva rero gusinyisha Frodouard hajemo ako kantu ko kuvuga ngo Musanga ko yaje twabaye turetse ko byo gutunga abakinnyi benshi polisi ubona ko itagikikiye muri iki gihe ushaka gutunga swadi y'abakinnyi bake mutoza abasha kumanaginga byoroshye ubwo nagiye guhangana na Elias Samurai Kigali ariko byari byarangiye ubundi muri AS Kigali byari byarangiye ku munota wa nyuma nyine ikibazo cyaje kubamo n'ibyo yaruvuze nuko Musanga yahise agenda abayobozi barahamagarana wese rekane ko babimeze bari abayobozi kandi bapanga byinshi bagati rero uriya mwana mu muduhe muri AS Kigali n'ubundi bashaka abandi bakoresha ariko Musanga aragiye nta wundi muntu dufite kuko ikintu cyatinze kugira ngo umuvandimwe Frodouard adasinya muri AS Kigali ni icyo bita loan contract ya APR niyo yatinze amasezerano nyine yo kumutiza muri ekipe ya AS Kigali niyo yatinzeho rwose gatoya naho ubundi yakagombye ko yaratangira imyitozo n'abandi akaba ari muri ekipe ya AS Kigali cyane yes ngayo rero nguko reka dufate akaruhuko gato tuze tujye muri Murera ndetse n'ikipe ya Gorira n'indi mikino ya gishuti Rayon Sport itegura yewe n'ikipe ya APR tubijyanirane hamwe ese ko ari uguhinda n'ubundi itagukunda itakurinda wafashe intego ukayitera umugongo nkise kandi inzoga ni gito yirinda bato nta nkitangiza yihungire kure nyamara ngo uzana umunezero wuhese kahubwo izana umuze inzoga si wane tunywe lesi yego turimo turasoza yacu ya kabiri w'imikino turaje tuganire ku ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya APR n'ubundi turacyayiriho ntabwo turayivaho ariko ongera ubabwire uburyo batengamara wowe kanyagwa ongera ubabwire uburyo batengamara batse fagitire ya IBM ariko hagati aho ngaho mbere yo kuba ubabwira uburyo ibintu bimeze hari umukoboyi wanyandikiye ati bonjour ese ibyatenga promo ko niyandikishije nkaba naka IBM amanota ntiyongere haba hari ikindi umuntu akora ntajya nkora mudusobanurire cyangwa se niba hari nimero umuntu yabazaho muyime icyo nicyo gisubizo nicyo kibazo cyanyacyo ahubwo nahise musubiza uramutse ugize ikibazo nk'icyuyu mujene cyangwa se ikindi kijyanye na tenga promo hamagara 6037 iyo bita call center 6037 tenga promo kandi buri hari abantu batajya muri promosiyo kubera kutamenya umugani mu Kinyarwanda ngo intamenya ntibwira umugenzi kutamenya nyine ni ikintu kibi cyane niyo mpamvu tuba tukubwira ko rero fagitire ya IBM buri munyarwanda yemerewe kuyaka nk'ubu Samiri hari abantu bari iwanyu Burera umuntu avuga ibintu nk'ibi ntiyumve ko nawe yemerewe kwaka fagitire ya IBM abantu bajya guhaha ujye wibuka wake fagitire aka fagitire ya IBM umucuruzi uyibura umureke ujye guhahira ahandi ariko unamureke uvuga ati umucuruzi munyambona muzamubwira azane IBM machine zirumva kugira ngo abantu bajye bahahayo abahizo IBM iyo wasi IBM rero ari abantu bagitangira fagitire mu kakandi bimwe byanditseho gitanze baza bakandika ibintu n'abandika ku ikayi ku mpapuro zisanzwe zo mu ikayi wafashe bakakiguza nawe ukabyemera ruvuye nawe ukabyemera ukagenda barakiduhaye ku gatatu turi kumwe na mugaragu yari abishe reka kuko hano Kicukiro mu basiri mu hano wese ko wari utuje cyane ntabwo uze nyabyaranenze afata ikayi n'ikaramu arandika urupapuro nk'uru yandikaho ibintu turavuga ati ariko warasaze muzima ari muri business muri Kigali ntabwo ari seriye kabisa nanjye nava ahantu kwagaruka biragoye gusa twaraburanye birangira bayiduha IBM ubwo rero nawe ikintu cyose uguze aka IBM kabisa ni fagitire ayipimiraga iki ayifite ni bwa busambo ni bwa abashaka kaya amafaranga nyine azagarukira kugira ngo nawe yajyane bwa bumami agahita yiyandikiraho nimero agatsindira miliyoni uzi umuntu watse fagitire IBM ukuntu afite confidence utayatseho rero nta confidence aba afite ushobora no kumubona nko mu mujyi agenda uvuga ati ma fagitire y'ibyo bintu
kandi utanabishinzwe kuri Rwanda Revenue akagira ubwo akaguha ruswa ariko nyine mujye muyaka kugira ngo ibyo abamotari muhashye batakemera gutwara abantu se bavuye guhaha ibintu badafite amafagitire ya IBM kuko byabateza ikibazo ubwo rero iyi IBM yatse nyine wiyubakira igihugu hanyuma usubizwa 10% kuri TVA yayo wishyuye hanyuma ariko iyo maze gukora ibyo kugira ngo ugende wegeranya amanota muri Ikubile Lotto na Tenga Promo ukanda akanyenyeri 562 urwego ukaba wiyandikisha muri iyi promotion ya Tengamara hanyuma gukina kugira ngo wongere amanota nk'ibyo Ruvuyanga yavugaga bamusobanuzaga nabwo ukanda akanyenyeri 562 urwego ukabasha kwinjiramo neza ugakina ugakusanya ayo manota bajya gutanga ibihembo nk'ejo bundi uku kwezi ni kurangira hari ibihembo byagera kuri miliyoni 50 z'ibihembo bizatangwa hanyuma kandi binatangwa buri kwezi nawe uzaburimo mu by'ukuri ubashe gukirigita kuri iryo faranga icyo umenya rero nuko n'amafaranga usabwa kugira ngo ukinire ibihembo muri Tenga Promo ikikora gusa no gusaba facture za IBM kenshi ubundi ugakanda akanyenyeri 562 urwego kugira ngo ushobore nawe gutsinda muri Tenga Promo dutengamarane na Tenga Promo namwe na Ikubile Lotto. Yego hanyuma rero reka tubabwire yuko Rwanda Wildlife Conservation Association ni umuryango nyarwanda ugamije kubungabunga inyamaswa z'agasozi n'indiri yazo kamere hibandwa cyane cyane ku nyoni y'umusambi hanyuma rero iyi RWCA ifatanyije n'ibigo bya leta nka REMA ndetse na RDB n'abandi bafatanyabikorwa bakora ibikorwa bigamije kurinda no kubungabunga imisambi ndetse n'ibishanga nk'indiri yayo kamere by'umwihariko muri iki gihe rero cy'impeshyi barakangurira abantu bose kwitwararika ku bikorwa byose bishobora guteza inkongi y'umuriro mu bishanga bya Rugezi gucana umuriro ku gasozi gukoresha umuriro igihe kitagenwe gutwikira rero gutwikira amakara hafi y'igishanga cya Rugezi kandi iyi RWCA kandi irizihiza urugendo rw'imyaka 10 maze ibungabunga inyamaswa z'agasozi n'indiri yazo kamere hibandwa rero ku nyoni y'umusambi muri rusange n'inshingano rero za buri wese kubungabunga no kurinda urusobe rw'ibinyabuzima n'indiri byarushanwa bageze kuri finale umusambi football tournament finale bazakina ku itariki 8 z'ukwezi kwa 8 ubwo ni muri weekend mu bagabo Nyankenye kwizigira agize finale Nyankenye izakina na Kivuye yego kwa gatandatu mu bagabo Kivuye yatsinze Gatebe kimwe ku busa Nyankenye yatsinze Rusarabuye kuri penalty 5 kuri enye no kunganya ubusa ku busa mu bagore harimo match ya Miyove na Gatebe ubwo umwanya wa gatatu ni Rwerere na Kivuye ariko abaturage baba ari benshi kuri iyi mikino cyane benshi kabisa Yego hanyuma rero reka turacyari muri APR na Rayon Sport bose barimo ritegura APR itegura umunsi w'igitinyiro Rayon Sport itegura umunsi w'igikundiro APR izakina na Power Dynamos ku 17 mu bakinyi Zambia ifite muri Shane harimo 5 ba Power Dynamos 5 wo bita Willard Mwanza Dominic Chanda Owen Tembo Frederick Mulambia na Prince Mumba ba Power Dynamos bari kumwe n'ikipe y'igihugu ya Zambia muri Shane ubwo rero Power Dynamos igomba gukina n'ikipe ya APR ku 17 ariko Rayon izabakinye 15 Rayon iri muri icyo bita Rayon Week bari muri Rayon Week bayitangiye kwa gatano batsinda ikipe ya Gasogi United ibitego 2 ku busa twabigarutseho Abedi yongera kwigaragaza atsinda igitego ku mukino wa mbere Rayon Week rero ni bikorwa bitandukanye bizaranga iki cyumweru kizabanziriza Rayon Day birumvikana cyamaze no gutangira ubwo Rayon kwa gatatu izaba iri Ingoma bakina n'ikipe ya Gorilla muri match zabikomeye cyane tuzagenda tunagarukaho muri iki cyumweru banyuma kandi ubwo bazasoreza i Rubavu bakina n'ikipe ya Tense nkuko twagiye tubivuga ni Rayon Week ubona ko uko bayiteguye byanze bikunze niko iri kugenda nkuko ubuyobozi bugenda bubitubwira Rayon Week rero ubwo abari icyo bari kureba n'uburyo bazagera ku itariki 15 z'ukwezi kwa 8 byinshi byaramaze kujya ku murongo kugira ngo bazakire Yanga ibintu byose bihagaze neza nko ku mutoza Afabien Lotfi nk'ubu yamaze gukora ikintu cyo kuvuga ngo abakinnyi bari mu igeragezwa bagabanywe abakinnyi tarasinyisha mwibamba mu myitozo bashobora gutuma ngiye w'imibare yanjye upfa urumva nk'ubu nicyo cyatumye adasinyisha Ndong Meng Chancellor kuki atasinye Rayon Sport Ndong yaje mu Rwanda agomba gukora test y'iminsi 2 niko bari bumvikanye n'umu aja we ucyo ntabiganiro
baravuga ati rero turamukoresha test iminsi 2 tubanze turebe umubiri we uko uhagaze niba wenda nta mvune afite nta bundi burwayi afite bw'umubiri mu minsi 2 byanze bikunze saba twabibonye ariko iminsi 2 ishize kubera ko umutoza Lotfi wewe ndatekereza ko umukinnyi we Mohamed Cheri nka playmaker ariwe agomba gukinisha ukabona nyine ntabwo amwisantamo cyangwa se ntabwo amubona neza mu mibare ye rimwe na rimwe akamucisha ku 9 hengetse hanyuma bari bujye imuhanga Axel hari kuwa gatanu ubwo bakoze liste finale y'abantu baza kujya imuhanga bakinnyi umutoza ntiyashyiraho Ndong Meng ura ntabwo yari yamushyizeho yampaye ubwo umwaja we aribaza se ko mutamushyizeho kandi yagomba gusinya kubera ko yagomba gusinya mbere ya match ya Muhanga ubuyobozi buravuga ati remwe mwitonze tubanza tuvane mu match ya AS Muhanga azasinya nyuma ariko umutoza aza kubwira team manager na ba Eric Gisa irambona ati Ndong ntabwo mujyane ngiye Muhanga ntabwo mufite mu mibare ntiyamushimye muri izi systeme akinamo aba yifuza ko umuwinga yaba second strike ku binyo rival dakora cyane ngo yabonye bitari guhura rero nubwo mukinnyi n'umwaje we baravuga bati bigenza bite baza gupushinga birangira umutoza amushyizeho aravuga ateze kuza ndaza ku minota 45 n'ice cya kabiri turebe urwego rwe umutoza birangira yisubiye aramujyana ya minota 45 yemere kumuha ntiyayimuha 20 kuko biziko yatangiye gukina muri mita ya kabiri nyuma rwose iminota nka 18 cyangwa 20 amuvanamo nubwo ibintu bitangira kugorana nibwo rero Anta yabajije ubuyobozi bwa Rayon Sports ati uyu mukinnyi muramusinyisha ni mumusinyisha bimeze biti ubuyobozi ramubwira ati azasinya kwa gatatu urabiziko match abaye ku cyumweru umusezeranye ko kwa gatatu agomba kuba yashyize umukono ku masezerano ko bari bamaze kumvikana byose kwa gatatu bigeze nibwo harimo ibibazo muri Rayon Sports ibintu bya board na committee executive y'amabaruwa nibwo byari bikomeye cyane Anta baramubwira turabona ko ibintu bitameze neza hagati y'ubuyobozi tegereza gato tubanze baramubwira ati azasinya kwa 4 bukiye bwa kwa 4 kwa 4 ntiyasinya Anta aravuga ati uyu mukinnyi bihagaze bite ubwo niko ndi mu kipe ari kugenda amubona baramubwira bati reka tukine match ya Gasogi Inyanza nyuma yaho nibwo aza gusinya Anta aravuga ati ntabwo byakunda kubera ko umukinnyi wanjye ntabwo nkuko Anta bivuga ntabwo ari inyanya zabuza abaguzi umukinnyi wanjye afite abakinnyi benshi bari amakipe menshi mushaka aravuga ati ntabwo AS Kigali Gorira Bugesera na Kiyovu zaramushaka kuko mu minsi 2 bamubwiye ya test yaramaze gukora 12 Anta aravuga ati ntabwo namuzana Inyanza atarasinya kuri match ya Gasogi ura ntabwo yagiyeyo ubwo umutoza nibwo ari kugumiza bamushyira ku ruhande na kuwa gatandatu Anta hamagara ubuyobozi call finale ahamagara Tade sanga ayivugiraho ayivuye ntiyamuhamagara birapfapfana afata umwanzuro rero amutanga muri Gorira bumvikanye kina Ndong Meng Chancellor ukinyi ukomeye cyane Gorira yaramubwiye ati turaguha miliyoni 8 ku myaka 2 ataravuga ati ni make byura mugire nka 13 ku myaka 2 barumvikana birangira bumvikanye miliyoni 4,500 ku mwaka umwe 4,500 ku mwaka umwe ariko ushobora kongerwa ubwo niyo yahawe azajya ahembwa 650 azaba ari umukinnyi wa kabiri hembwa menshi muri Gorira nyuma ya Mosengo Tansere Mosengo bora yahawe miliyoni 3 ariko ahembwa 800 recruitment hawe make ariko ku mushahara barazamura urumva uburyo haje gukora deal icecekeye kugura Mosengo miliyoni 3 ukagura Chancellor miliyoni 4,500 abakinnyi babiri uvanye hanze batagize muri miliyoni 10 miliyoni 7,500 deal nziza ari gukora match ya Gorira na Rezagira babikomeye zagira bikomeye Rayon Sports ngo yirangayo kabisa ngiye nagerageje ntabwo nabajije Anta nagerageje kubaza abandi bakinnyi bakoranye nabo imyitozo mu Nzove abakinnyi bagiye batandukanye aba defense aba mediateur baravuga bati ni isasu uyu mukinnyi azi gukina kabisa umukinnyi afite umupira udasanzwe afite moto ityaye ubwo abantu bazamubona ari muri Gorira ubwo rero ubuyobozi bwa Rayon Sports bwabwiye umutozo ngo niba udasinyishije Karamako ntuzanasinyishe Ndong Meng urumva ko Karamako barazanywe na Gacinya yo mwizaniye ako nawe umutoza mwambarira filime nkuko bivuga nawe bamushyira ku ruhande ubwo yaba Karamako yaba Ndong Meng ibyo gukora test muri Sport byarangiye bagiye kwisinyira mu yandi makipe Ndong bamaze no kubona ikipe uburangare bwa Rayon Sports no kubwitondera kuko burya abakinnyi baza nkuko murabyibuka barangara ntibasinyishe Peter Grebevor kajya hora batsinda buryo uko bahuye Musengo niba musinyishije Chancellor niba musinyishije birasa naho kitari kugenda neza muri iyo mubyeyi no gusinyisha abakinnyi Rayon week bimeze bite kugira ngo dusoze barakugeza ihe match barakurikizaho Gorira ingoma nyine ku itariki 6 bazaba bari ingoma kuri stade akarere ka Ngoma bazakina na Gorira ku 9 bagirira Rubavu gukina na Etincelle abonde basoze batyo hanyuma ani makuru menye mu kanya mutoza Mashami Vincent amateka rwose
ngo agiye muri Tanzania, abataramu banjye bambwiye bati rwose turamubonye, b'abahungu bawe afashe indege yerekeje Dar es Salaam. Ikipe agiye gusinyamo ngo byanarangiye ntabwo ndayimenya, ndasaba ko nshyiraho izindi internal spy zanjye Dar es Salaam kugira ngo zimukurikirane. kuri Julius Nyerere agomba gusinyira ikipe yo mu gihugu cya Tanzania. Imana ishimwe rwose koca Amashami abonye ikipe ajye no kureba uko bimeze hakurya hariya. ubwo Mukura irakina na Polisi kuwa gatanu, bagomba gukina kuwa kabiri ariko kubera ibyago bazakina kuwa gatanu. bari gukina kwa kangahe? Kuwa kabiri Ihuye ntabwo barambwira neza hano bazakinira ariko niyo match ikurikira. Ntibarambwira niba ari Huye bayizana i Kigali ariko cyangwa niba ari Kigali. Polisi na Mukura bayizana i Kigali. ariko yabigiye cyane kuva Bugesera bahita agaruka i Kigali. Polisi nayo Rege Huye Huye nta nta kibuga kibuga bafite. bafite ndetse barakinira Stade bari kuyivugurura. Kamena aba ari amakipe ubwatsi. wapi ntabwo byakunda wa mugani. match ni i Kigali Ah, buri nibyo no kuza. Bazana i Kigali. cyangwa bazana wenda kuri Kigali bayishyire Police hagati Stadium. bayishyire nk'imuhanga cyangwa he ariko ibintu nk'ibyo. yego nuko dusoje urubuga rw'imikino. wakoze cyane Rene, wakoze cyane rero wakoze cyane Axel, Asante sana. wakoze cyane Iberi Flow Manager, Merci bakuru Vianga. wakoze cyane Samil. Asante. urubuga rw'imikino rero ni ku munsi w'ejo. reka duhe umwanya dosiye atugezeho amakuru agezweho kuri iyi saha y'isaa 5, ubundi natwe tujye gushaka andi menshi cyane. Mukomeze rero mugire umunsi mwiza kandi muhahe murongo.